chérie. Reba amasaha amaze mu cyumba umupira warakutwaye uzi ko ugiye kunyibagirwa burundu. Bacu araryoshye. Yesu we. Ibintu bya televiziyo bireba. Cyangwa ariko ayicarira. Okay. Ni match araryoshye ngo ngo Real Madrid no match siryoshye kundusha. Yeah, of course. Match ntabwo yaryoha. Match ni sawa ariko yabize kuri wa mbere. Bari sawa cyane. Ejo nzagaruka hano cyangwa ureke inda cyangwa ureke inda turare tubiganiraho dutegure ariko ikibazo nanone uriya mukobwa muhoza nawe yari mukuru ubwo namusobanurira ngo kirana arayinkani na tonto yaje gusura mama arangije ararara twadukoze amakosa gusa ejo nzaza none se nda gusa nta kibazo ibyo ni byo byanjye kandi nta n'ikintu kibi wajyamo ndabikunze cyane wizera cyane amahirwe mfite nuko nafitiye ikizere weya nakiguze ikizere kibaho niba mwimana ngo ikizere ni nk'amazi iyo ngamenetse ntayogo ndakwizereramo simukunda gusa byonyine ahubwo ndakwizera shimye ko nawe umize nkubwire ngo n'ibimwe by'abasore bamwe baza bakurikiye ifaranga cyangwa abakobwa baza ku basore bakurikiye ifaranga nagukunze ntarebye inyuma na kabisa si faranga nakurikiye nanje kandi za kutakurikiye ifaranga ryanje naje ndarifite naje kabisa birakugaragaraho rega nuko mu Rwanda nta binatangira kubigaragaza hari amaproje menshi ndimo gutegura wivunika ubimbwira ndabizi ndanabibona kandi icy'ingenzi nuko ngukunda cyane yego hanyuma ndayashyira se kuri ya konti yawe n'ubundi bushize twakoresheje cyangwa ndakoresha mobile yashyire kuri mobile money kugira nange mpite nyohereza imediatoma yashyire kuri mobile money cyangwa yashyire kuri ya konti isanzwe ya konti yo gukoresha kuko kugira ngo batanagugata cyangwa uzane iyo noza yawe uzishyuriraho twishyurireho direktoma tutarenze twishyure kuri iyo hoteli yego apana yashyire kuri mobile money ndaza kumwishyurira rega hari ibyo twumvikanye na manager wako yego rero kubona twishyuye atari we binyuzeho ntago bari sawa bikeneye kubwira bahite nitumara yabone ko dufite na gahunda ifatika mu kinyarwanda baba kujagarara ibintu bitari ku murongo neza bitari kuri gahunda numvise baza bavuga kujagarara sinzi ukuntu uburyo buvuga niba biri desordre biri desordre okay sinzi kubikoresha wowe yashyizeho sinari yashyire kugira ngo kabisa biri hano yashyire hanyuma mama yawe nawe ubundi kabisa ikintu nagize nshaka kuzaganira na muhoza twihariye nje nawe gusa yego buriya muhoza naramushimye umwana mwiza nabonye twumvikana ariko na message za ngeto yaje okay nayibonye birasoje Gaju you have received from 5 million from Gaju ariko ufite izina ryiza cyane noneho kano kazi nakawe ka Edini kavuga ngo ni Emeline okay Emeline asante sana barifuza ko umuntu wanjye yakora akunda match nkuko nyikora tubiritse ngira ahubwo ubushize barambwiye ku kibazo cy'amafaranga bigeze namaze no gutsinda match nyine urabona ndakora nibyo ariko bura umushahara akenshi birarangira muri dépense turabinda kumva yagakora n'akazi gahemba amafaranga ishuri nyine gasanga ya bibi
amafaranga y'umushahara wa ku kazi rimwe ararangira kuri depanse zo kubaho ubuzima gufasha famiye uzi ko mfite mwenda y'ibintu trimestre ebyiri kutari wambwiye biri ntarangukeye oya ntabwo ari ukundushya nimba ngukunda tugomba kumenyana mu bintu byose sibyo ariko ibyo turagikemura kabereke reka ngukora transfer ariko ndaza kureba ukuntu wa access kuri konti yanjye ujye ukemura utubazo twa hato na hato utarinze guhangayika sibyo that's too much reka ndagukunda thank you ndagukunda shawe je vous remercie you can't believe urakoze cyane ndabikunda ukuntu nkunda rero nta kintu ntagukorera kadukore transfer dore mfite izindi gahunda zihuta hanyuma ukemura ibibazo kandi ujye wiyitaho sibyo maze kunanuka Shay, don't worry maze kunanuka pe wiyiteho ejo nzajya kuri banke mbabwire bagushyire kuri konti yanjye uri kwa amafaranga ukemura ibibazo ya sure rero mperekeza ngende dore amasaha arakuze okay no problem baby oh baby what frank yose shose ukeneye amafaranga sure baby nakubwiye trimestre ebyiri and then amafaranga wayemeje uriya mukobwa emuhoza nimba mwimana nzamukunda nzamutetesha ndashaka kubwira ngo nitumara kubana uriya mukobwa wanje ndashaka kubwira urega impamvu mwitanga umukobwa wanje nimba mwimana buranje nkunda abana kandi ntuzagire impungenge kuri uya nawe kazi namuguhaye nimba mwimana uriya mwana ndamukunda cyane nimba uri umugabo wanjye nawe ugomba kuba umukobwa iki tunkeneye rero sasa hano mu Rwanda barigisha yego ariko ntabwo bigisha ngo bagere ku rwego nange nifuza ko umwana wanje yakwigamo nkeneye mfite abantu benshi mfite abantu muri Chipre mfite abantu muri Canada mfite abantu mu mujyi wa Oklahoma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nshobora kumwoherezayo akagenda aho yakwiga hose yaba muri Chipre aho n'ahandi hose nagiye hatandukanye mfite abantu bamufasha kwiyadapta mu buzima bw'iyo mu mahanga nimba mu Imana uriya mwana ntabwo nifuza kuza mubona ikindi ribadi ufite n'amafaranga ifaranga jewe ndavuga ngo ufite abantu ariko uko ngira abantu mu ifaranga kugira abantu benshi ifaranga nyinshi uriya ngira ugendana nawe ubwire uriwe mugendana n'abakene abantu ko uzaba maskini mugendana n'abakire n'abafite ibitekerezo izama bafite n'amaprojet menshi nawe ugira skills ugira ubumenyi muri ibyo abo ugendana nabo niko kiciro cyawe ngira ifaranga ndasifite nipa mu Imana lakini ntabwo nirata nuko mu Rwanda ndamutse ngiye kugaragaza ifaranga mu Rwanda ngo bazabaroga cyangwa baguteza ibitega hanyuma rero ikindi nigeze kukubwira ko nifuza ko tuzanimuka hano tujye kubahirira tuzongera i Burayi ninazaga pale mu za Kongo lakini ntabwo nshaka ko ubuzima bwanjye burangirira hano mu Rwanda mfite umugore mwiza lakini dufite ifaranga rega ntacyo ntazakora kuko mfite business mba ndi gukurikirana twashiraho abakozi bizewe bafite ubumenyi tuza kubakurikirana aho zanjyana rero niho nanje nzakora byose kubwawe kikobwa birasaba byiza nta muntu uzakundutira
nanumwe kabisa niba muri Imana ninje wahiriwe mufite byose ya ndi wahiriwe oya ikikorwa nakundi kuno nabivuga nje ntabwo navuga ngo ni wowe wahiriwe yego ntabwo tekereza ibuka umunsi wa mbere nazaga mutakira ngo uyu mutima wanje uraremerewe uyu mutima wanje urakutekereza ikifuzo cyanje ni wowe ugarimwe ngo tekereza uzikuri mu bibeshya namenye Kinyarwanda ndio nzi gufata cyane mu mutwe bana sijui Kinyarwanda lakini nagerageza kukivuga igihe cyose kandi ngize vuba ngize mu Rwanda vuba kabisa ntabwo ndamara amezi arindwi kuno kwezi ni kwa karindwi so rero mbwira wamerekeje nkataha ndabona ijoro riyaguye nta kibazo hama rero nakabaye ndara ariko nabwira guteye muhoza ngo twaraye kandi muhoza anyemera nka tonto kandi imagine bavuga ngo tonto yaraye tekereza mu cyumba cy'abashyitsi tekereza ikikoga ndamutse ntabwo twarara ahantu hamwe humura tukakuryamisha mu cyumba cy'abashyitsi ese ntitugira abashyitsi niba w'Imana nta mutekano ufite ibaze ndaye mu cyumba cy'abashyitsi uri hano mu rugo ikibazo naza kumva ukuntu usinziriye nkaza kuruguru akoma ibaze muhoza turabwira shiva kurindi umutekano niba ufite uwo shiva mureke kabisa ibyo ntabwo mbyibuka hari ibyo unyibukije kabisa uwo shiva mureke shiva araguhawe oya uwo shiva mureke kabisa reka mbiyerekeze sheri shiva ariko kucyamura abantu nawe ndabona uyivuye umva biba byari gukora agataye karakurishwa jya ukomeza udumbarara nyine ntabwo ibyo bintu byanyu nabyibwira ariko se nkubaze reka da twavuye iwacu hano tugaho haba ibyatsi imicyake hano muri hafi twese twahumuzaga cyayi gute mwana yaje uriko rwose tujya tubyarira inka we umva nyine mubwire we ngufitiye inkuru mana yanjye uri murangi uze kunsura nzi kuko uransura se gusa cyamvuyeho umva reka mbanze ngire mu rugo nitera utuzi ndanarya amahari barayandara ivuye muri siporo ndaza kugusubiza nsanga se utondekaye umva ntakurisha subizi se ni ibisanzwe ibyo ngibyo sawa Carmen. Mabuja. Ngira ngo rero urareba. Ubudo rwose ibintu bimeze neza. Ngira ngo twaragerageje kandi kumwe nakubwiraga nidushyira ku isoko ukurikije aho tumaze kuzenguruka ukaba ubonye amazu ukaba ubonye mbega ukurikije na raporo naguhaye se ubundi urabona hari itandukaniro rihari wiyize kuri tera hari utuntu duto turimo ariko tubura okay murakoze cyane uriya rero ubwo dutoya nta kibazo ubwo ikintu nahise ntekereza cyane numvaga tugomba guhita dutangira ubundi se kwamamaza iriya nabonye hepfo
hahandi iriya yo ku ruhande ni ikihe kibazo kiri hara kuri cya gikuta yabaye habaye iki? Okay, kariya kantu wabonye ko gasa nkaho kiyashije se bo biriya ntabwo nari nabwiye enjeniyeri kugira ngo aze andebere impamvu yabyo ariko bizakemuka izo ni za ntuza bazanye murebe ni amaferabeto ngira ngo rero rwose kubibona nanjye ntabwo mba nicaye mba nagerageje abose b'abahungu b'amavase ntabwo mubona ko dushaka gutangira kuzishyira ku isoko zino bari hehe kuma n'abatarayazana okay nidutandukana ndamuhamagara tuvugane tubishyire ku mugire vuba yanga tuyashyire ku isoko turi amaze igihe tumaze aba rero ndumva twakomeza kuyanga ese kuri kwicara wikwega iyo urya iki narumiwe ntabwo warufuye ujya mwaka transport sinywa n'uwitsi ntabwo ugira se simpazi ahubwo kabuka kanya kasore kazi guteka wageze ngo ni shifa igihe cyabo ku bakozi bo bari iki ahubwo muranyije shifa agira shifa mureke nzanira iyo kofi atuburese ariko nzanira iyo kofi aho ngaho ku meza ako si bwo kofi tugura ufite nta kibazo hari ibintu biri kunwe kabisa kamasa mureke mbabwire ko bireshwa gutyo se nzagenda muteretana n'abanyonzi mureke mbabwire abana murabizi mfite umuhungu nkunda yaranshajije ndamukunda n'urugo wanjye n'umutima ariko kimbabaza sha ntabwo ashobora kuba ibintu byose wese ubwo nyine ni umujama abantu b'abajama niko bameze usanga ushaka kuba umuntu ukuze w'umupapa ndakwiyamye ntabwo ari umujama ni umukunzi wanjye ni umugabo wanjye uri kumva ariko nyine intore yishakire urumva nirirwa n'umwanya ceceka uriya ni umugabo wanjye iby'urugo nzabyitaho nshaka ubushobozi ahubwo mbaho inkuru ukagira inkuru urakisukisha amarasita ya 2 usigaye wogosha ukora n'abashishikaye mwagiye mumenya gushaka abaterankunga wemba nari mazi shari ubihaga zana hano zanisha shyira hano shifa twumvikane shyira hano ngaho ariko ngewe mbona gutsetsa nubwo wicare se mereza ibyo ngutumye usubire mu mirimo yawe ako se buretse gato hari ikintu urashaka kukubwira uraza kumbwira dore mfite hano abashyitsi tujya kumubwira iki Mfite abashyitsi uraza kumbwira ifite ibyo kwitaho kumva mufite umushinga this is a girl talks please ni ikiganiro cy'abakobwa ntagutumiwe this is guys genda talks please ariko se buretse gato ni ukuguhereza ni ukukubwira uzira watinze wenda ndetse nagutumye mbiyo uretse naturutse hariya inyuma y'uramu mbonye ikintu gutya kibyimbye ndagikoraho reka da sinjya nicarana n'ibigira imbaraga se ashaka ko kantu warisobanukiwe wowe niba yakunze ubundi ubuze n'ubusuzu shiva ndahazi sinariza umukozi agutinyuka gukoreho nta n'isoni maze kuba ari Kiranga umukozi ugiye. ko mwabaye hari ukuntu wajyana shifa twivugiraho okay naturuzi ese wimukase ariko musigaye mubona sheri icara kubwirira Sigabana hindukira neza turi n'inyuma hindukira Ibintu twiyerekera nk'aranye ubona yewe ndi kukureba mbega urakeye asa neza ngo shiva oya shifa muvuho byarangiye shifa mureka icara kuriya mutipa batwaye icyuma banze mbabazi oya genda jumi uriya ni umutanzara ni umutipe duhe inkuru bebe twibwirire twamuretse tumuveho ngo umuki duhe inkuru twamuretse hera ku rukweto rwanjye ndebe ubundi utekereze shiva neza oya shifa ni shifa se kumutekereza wireba nyitaho yakubonye nsigaye mfite umutonto witwa azi kuryoshya kazirimo arakuze ariko wagira ngo wagira ngo afite nka 18
yitwa nde mumbazi yitwa yitwa musigaye mugira abana burya n'abana nyine baje kunsura abana barankunda reka da abana barankunda tumusibwirira duhiye muri we ya tonto akavuza abana kubahamuka ntabwo uzabyara igihe tuzakubaza abana kabibwirire rata nsigaye nyine mfite umuntu ubaye ibintu byose mureba ngafasha sheri wanjye kwiga ngafasha mu rugo nanjye nkita reka da sha biragaragara ni ukuri dutegereje kumva izina rye natubwire nkabona tunamuzi izina se birakureba Umva, papa yibwire. mukuru yambara neza ehe ahumura neza reka ko azi kuryoshye ehe izina ni ryo muntu sha yitwa Kamasa bite vishe neza avuze Kamasa ni Kamasa papa wawe Kamasa yego Si vishe kubyinzi. neza Kamasa wanjye Baby, Yes, umeze neza. rimeze neza. Umunsi wawe ni gute? Umunsi ni neza. Okay. Ya, umunsi ndamutegereje. Igihe ni kinini, akazi kakaba karabaye akazi, stress. Gusa umunsi nawe ndishimye. Baby, nanjye ndishimye ntabwo kumukora umeze neza. Arantuye? That's why muramushimira. Arangana. Nanjye uko byari. Sure. Arantuye. Kandi je tuzasubira ngo. Ya. Ko ntabwo nsezeye. Ndatekereza ko nakwiye. niko sha musore nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki nakubwiye ngo iki nawe reka uricaye garura ayo maguru hano ariko ubu narabyaye cyangwa narabwaguye ubu uri umukobwa wanjye ngewe nzi wowe twavugana niba nkubwiye ngo sinshaka kuzongera kuza iwanjye naravuze ngo uzafate umwana wanjye umuzane mu kabari utangire kumusomagura ese buriya mwana muvuye he mukeka ko ntababonye umva reka nkubwire ikindi gihe garuka hano garuka ndakubwiye ngo garuka hano ndagusanga mu rugo kubuza umwana yanjye na shiva umuguruka ariko se mana yanjye unabwira ngo muza gute ngo nkunda Kamasa ariko ngomba kubivuga muza amaze gukura ni umukobwa mukuru ngomba kumubwira ko nakunze Kamasa nkamubwira ko ejo hazaza bizaba biri mu nshingano ze ndabivuga nubwo bitoroshye nta wundi wabimubwira gusa
Shiva? Shiva? Present nipo hapa kabisa. Mfanya magambo. Shiva? Yes, presa. Mfite inyota baro. Mikirahure. Nakunze cyamazi birimwe. Shiva? Nageze rwose. Witabisha amaguru Shiva. Cyangwa urita unakumva ko Erega nitabye urabona ko nari nyira mu cyakomeje birimo nabyogeje. mbabarira ndabifite inyota nta mazi cyangwa ikirahure. Ariko bantu ndebere mu kirahure rero kuri kumbona neza. Shiva ndashaka amazi yo kunywa. Nta kibazo ariko buriya kumabona mwirinze tugembona nazi. Erega ndarushye. Ndakora amaguru ijoro sinyibuka stress ziranyishe. Urarushye reka mbanze mu byine rwose igisirimba kera buriya uragiye kera narazanga nari intore ndetse mbanze amabirizo uri gukora. Uza wishimye. Shiva cyangwa zumara stress. Umara rigare. Rekera kugora Shiva meza. Jewe ugize stress. Gahaguruka. Urakoze. Ngayikende. Ni yana cyangwa zumara stress. Ariko se Shiva.